Yesu ashimwe bene data. Tunejejwe n'Imana muri uyu mwanya muri amasaha, kuko Imana yongeye kutwemerera kugira ngo tubone uyu mwanya kugira ngo tuganire namwe ijambo ry'Imana. Nitwa Nzeyimana Batishabani, ngiye kuganira ku ijambo ry'Imana. Turasoma mu gitabo cy'umuhanuzi Daniyeli, igice cyaho cya 11, turasoma umurongo waho wa 32. Handitswe ijambo rivuga ngo abaca mu isezerano azabayobesha kubashyikenga, ariko abantu bazi Imana yabo bazakomera bakora iby'ubutwari. Nifuje ko twaganira ijambo ry'Imana mu mwanya ungana mutoya dufite, ariko ijambo rivuga ngo abazi Imana yabo bazakomera. Iri ni ijambo ririmo amagambo atatu y'ingenzi. Ririmo ijambo rivuga kumenya Imana, hakabamo ikindi cya kabiri, hakabamo gukomera, hakabamo no gukora iby'ubutwari. Bibiri ijambo ry'Imana tubwiye ngo abaca mu isezerano azabayobesha kubashyikenga, ngo ariko abantu bazi Imana yabo bazakomera. Tugeze mu bihe bikomeye, tugeze mu bihe bigoye, duhura n'intambara nyinshi, ibigeragezo bishobora gutuma umuntu bigerageza umukristo kugira ngo birebe kwizera kwe n'ahageze mu rugendo rwo kwizera Imana. Ariko ni ngombwa ko abantu bamenya Imana bakwiye gukomera bagakora iby'ubutwari. Uyu Daniyeli yandikiye iri jambo cyari igihe gikomeye ku Bisirayeli. Iki cyari igihe Abisirayeli bari mu bunyage, bari Babuloni, ariko yandika ijambo rivuga ngo abantu bazi Imana yabo bazakomera. Haleluya. Ndagira ngo mwene data wunkurikiye, uwo turi kuvugana, nagira ngo nkusabe kugira ngo igihe tugezemo ni igihe gikwiye kugaragara ko abantu bamenye Imana bakwiye kwihamya by'ukuri. Bakwiye kwihamya mu mirimo yabo, mu buzima bwabo bwa buri munsi, mu byo bahura nabyo, ariko bagakomera bakahamya Imana, kuko nicyo kintu cy'ingenzi. Abisirayeli bari kuva mu gihugu cya Egiputa bajya mu gihugu cy'isezerano, Imana yababwiye amagambo atatu y'ingenzi. Irangije irababwira ngo mugiye kujya mu gihugu muzasangamo amahanga menshi, ariko ni igihugu nahayeho gakondo basokuruza banyu. Musabwa kugira ngo muzagere mu gihindure, mwirukanemo ayo mahanga. Ibabwira icya kabiri, avuga ati ni igihugu muzasangamo ibyo kurya, ni igihugu muzasangamo umugisha, kandi ibyo muzakora byose Uwiteka azabana nawe. Ariko ibabwira ikindi cya gatatu, irababwira ngo nimucumura kuri jyewe, mukitwara nk'uko abanyamahanga bitwara, mugakurikira ibigirwamana, aravuga ngo nzabateza abanyamahanga babandi mbirukane mbakure mu gihugu mugere ku mpera y'isi. Ariko ivuga irindi jambo rikomeye, iravuga ngo naho ariko nimugira naho mwaba muri hose mukibuka ko guca bugufi mu mitima yanyu nzabakuremo gato. Iki cyari igihe rero Abisirayeli bari bibagirwa iby'Imana avuganye nabo, ibateza abanyamahanga barabatwara kugera mu gihugu cy'i Babuloni. Bageze batangira kubaho mu buzima bugoye, ukumva bari batangiye kubaho mu buzima bw'ubuhunzi. Ariko Daniyeli agira umugisha ku Uwiteka, agira umugisha ku mwami w'i Babuloni, kimwe na bagenzi be witwaga Hazayeli, Mishayeli, arimo Saduraka, Meshaki na Abedenego. Bageze mu gihugu cya Babuloni, babatoranya kugira ngo bajye kwiga iby'ubwenge no gusobanura inzozi. Hanyuma nyuma yaho bagezeyo, umwami abategurira ibintu byose byo gukora bitandukanye. Barabigisha, babategura ibyo kurya bigezweho, ariko muri bo ngo bagambira mu mutima kutaziyandurisha iby'ubwami. Mwene data, nagira ngo usabe Imana nikuzamuye ikagukugira icyizere, ikaguhindurira amateka mu buzima bwawe, ariko uramenye uzirinde kwibagirwa Imana ngo itere umugongo wiyandurisha ibyo kurya by'ubwami. Kuko habaho ikintu cyagaragaye kuri Daniyeli. Yabaye ku ngoma nyinshi zitandukanye, ariko yabayeho umuntu wakomeje kugira consistance, kwihambira, akamenya Imana. Ku ngoma y'umwami Nebukadinezari yarakomeye, agira izina ry'icyubahiro, ariko arushaho kugumana n'Imana no kubana n'Imana. Ku ngoma y'umuhungu we Belusharizari
acishwa bugufi cyane, ntiyamenyekana, abisuzugurwa, ariko n'ubundi ntiyeta Imana. Nagira ngo mubwire ngo ubuzima bwawe nibuhindurwa, ukazamurwa mu ntera cyangwa ukahindurwa amateka, ariko uramenya Imana ijya iguma mu buzima bwawe. Haleluya. Ndakwifuriza kugira ngo wowe ugire kumenya Imana kandi ukomere ukora iby'ubutwari. Dukeneye abantu bakora iby'ubutwari, dukeneye abarokore bakora iby'ubutwari, dukeneye abakristo bakora iby'ubutwari, dukeneye abantu babwiriza ubutumwa bwiza abantu bagahinduka, kandi imirimo yacu n'imbuto zacu zikagira umumaro ukomeye mu buzima bwacu, abo tubana nabo, abo dukoreraho, aho dukorera hose bikamenyekana. Mwari muzi ko Saduraka na Mishaka na Abedenego atari amazina yabo? Bageze muri iki gihugu uzi ko bahinduriye amazina kugira ngo babibagize Imana, ariko bamaze guhindurirwa amazina ntabwo Imana bigeze bayita mu mitima yabo. Ndagira ngo nkwinginge rero mwene data nkurikiye muri aka kanya, mwifurize kugira ngo ukomere ukora iby'ubutwari. Imana ikeneye ko dukora iby'ubutwari mu gihe nk'iki. Ikeneye abasore bakora iby'ubutwari, ikeneye abakobwa bakora iby'ubutwari, ikeneye abamama bakora iby'ubutwari, ikeneye abapapa, ikeneye ko Abanyarwanda twese dukwiye gukora iby'ubutwari. Tugeze mu gihe abantu bakwiye gufata umwanya bagasengera igihugu, bagasengera itorero kugira ngo bagire amahoro, kandi mu gihe ibyo dukora byose tubikore tuyobowe n'Umwuka we. Ndangije nsoje mbifuriza kugira ngo mu gihe nk'iki, Bibiliya ijambo ry'Imana rivuga ngo abazi Imana yabo bazakomera, nibamara gukomera bakora iby'ubutwari. Mbifurije gukomera no gukora iby'ubutwari mu buzima bwanyu, ibyo mukora byose Imana ibamugisha. Mwari kumwe na Nzeyimana Bahati Shabani, wifurije amahoro y'imigisha kuva ku Mana. Murakoze. Amen.